Bavandimwe rero icyo ndimo nshaka kugaragaza mbese nk'ibuye ry'ifatizo nshaka gushyira hasi kugira ngo turehereho tuzamura igikuta ni ukubera ko iki kintu si ikintu umuntu nyine ahimba mu mutwe. Bibiliya igaragaza kenshi ko umuntu ajya mu mitsi n'Imana. Twahereye mu itangiriro twarimo dusoma mu Baroma ngo basuzuguye gukiranuka kw'Imana, ndetse Bibiliya usibye naho ngaho mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igaragaza ko hari ikintu umuntu ashobora gukora akaba yise Imana umunyabinyoma. Mwabyumvishe guhangana n'Imana iyo wifata ukiyita kuri umukiranutsi, murabyumva mu mbaraga zawe ko wabikoreye uba wise Imana umunyabinyoma. Reka mwumve umurongo wa 8 rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere. Nituvuga ko ari nta cyaha dufite tuba twishutse ukuri kuba kutari muri twebwe. Nituvuga ko ari nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma kandi n'ijambo ryayo riri muri twe. Murabyumva bavandimwe? Ni ukuvuga iki kintu cyo guhangana n'Imana umuntu ashobora kuba arahazi ko we nta kibazo afitanye n'Imana, kumbe ari we muntu wa mbere upingana n'Imana. Nuvuga ngo niba Imana ivuga ngo umuntu wese wakomotse kuri Adamu yavutse apfuye, yapfutse ari mu bubata bw'icyaha, wowe ugatinyuka ukavuga ngo wowe wifitemo imbaraga muri wowe ngo uvuka ngo yo ngo utwana tuvuka ari utumarayika. Bibiliya ita umwana umuntu akivuka ariyo wagize akabeshya ngo ku bw'akavukire ngo turaho kugirwa umujinya nk'abandi bose. Wowe uti murabyumva bavandimwe, wowe utoya umwana avuka ari akamarayika, ubwo urimo uravuga ko Imana ari umunyabinyoma. Warangije rero kwigira inyeshyamba igomba guhangana nayo. Bavandimwe, ikintu cyose wumva binyuranye n'uko Bibiliya kivuga cyose ubugabe igitero ku Mana ubwayo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ko abantu bakijijwe kiba ngo habayeho kwemezwa ubutumwa bwiza, noneho ngo bahindukirira Imana bimura ibigirwamana. Mutekereze, buri muntu wese avuka atekereza ko afite ubuyobozi bw'uburyo yayobora ibintu, atita Imana nk'aho itabaho. Ntabwo ari iza mu mutwe. Mubyibuke namwe kera mutarizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Wakubazaga ngo wahita muto mushakana, amakuru nayo yakuye kuri televiziyo, tayi niyo wabonye kuri televiziyo. Abenshi bati turashaka umukire, wabikuye ko ari ukenewe. Abandi bati turashaka umuntu, abandi bari bagahindukira. Ibyo byose byabaga bitubaza. Ibyo bintu byose byo kuba imbata ya fashion n'ibigezweho. Murabyumva bavandimwe? Ibyo byose ndetse bikajya no mu by'idini, umuntu akihitiramo ngo ngiye nkunda ababyina, ngiye nkunda urinde wo gufata mu mifuka n'agasuzuguro ngo iby'Imana ujyamo n'ibyo uhitamo ngo ufite ukuntu bireba bitewe n'ibikugwa neza. Ngo ngiye uramwigisha ntago amfasha. No, ikibazo si icyo. Ntago ari werega ibintu nibyaremewe wowe cyangwa biremwe nawe. Bibiliya ivuga ko ibintu byaremewe Kristo kandi byaremwe kubwe kandi byaremwe nawe. Nta muntu waremewe kuba umusavanti wawe. Murabyumva bavandimwe? Rero umuntu utarizera ahora ahangana n'Imana kuko byose abikoresha mu buryo bwo guhangana nayo, mu buryo bunyuranye n'uko yagennye. Niyo mpamvu mu gukizwa Bibiliya mvuga ivuga iravuga ngo icyabaye ku bakijijwe. Urwandiko rwa mbere Pawulo yanditse rw'Abatesalonike avuga abakijijwe uko byabaye. Yaravuze ngo Bene Data umurongo wa 4 bakundwa tuzi yuko mwatoranijwe nayo. Avuga ko impamvu ari uko bakira ubutumwa bwiza atari amagambo, ari ikintu kibemeza kigacurika imibereho yabo. None hageze ku murongo wa 9 aravuga ngo Imana, kwizera kwanyu mwizera Imana kwaramamaye, nicyo gituma tutaruha tugira icyo tubabwira abantu, kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasūye nuko mwahindukiriye Imana mwimuye ibigirwamana ngo mubone uko mukorera Imana nyakuri. Mwahindukiriye Imana. Uvuga ngo umuntu wese utarizera aracyari mu cyerekezo Adamu yasohotse muri Edeni arimo cyo gutera Imana umugongo no kwirukanwa kuri yo. Iyo rero umuntu yizeye ahindukirira Imana, bya nibyo kwica amatwi akagenda abaho uko ashaka, atekereza uko ashaka, none harahindukira we nayo bagahuza imigambi. Ubundi kwihana ni iki? Kwihana bwa mbere bya bindi bizana agakiza ni ukwisohokamo. Ugasohoka muri Adamu wa mbere, wowe n'Imana mukemeranya ko uri umunyabyaha,
udafite muri wowe ubushobozi bwo gukora ibyiza kugira ngo uzabone ijuru, ko Kristo yaje ku isi ku bwawe, ko yapfuye akazuka, ukabyemera nk'aho wari wahagaze bikorwa. Noneho wowe n'Imana mukemeranya ibyo byose, noneho wowe nayo mukifatanya gutunga urutoki kamere yawe ya yindi mbi wakomoye kwa Adamu wa mbere. Wowe n'Imana buriya tuvuga ngo kwatura ibyaha, umuntu akwiye kuba yageze ahantu we n'Imana bifatanya kugaba igitero kuri kamere ye yo muri Adamu wa mbere. Nguko gukizwa, nguko kuba igiharamagara, nguko Paul avuga ngo yabaze ibintu bye byose harimo no gucyanuka kuzwa no kumvira iby'Imana itegeka, ngabibara nk'amazirantoki kubwo kuronka gucyanuka kubonerwa muri Kristo kuzanwa no kwizera. Rero bavandimwe, uku kwizera kwa ampucuri disirega wowe n'uri mubi, uko ntabwo ariko Bibiliya ivuga. Bibiliya igaragaza igikristo nk'igisirikare, igaragaza Kristo mu Baheburayo 12:1 a captain of our salvation, afande, nyine umudumizi cyangwa umuntu uyoboye ingabo uzerekeje ahantu. ngo bagendaga bakegera intumwa bakazibwira, abigishwa bakababwira, ari intumwa zibikora, ngo barabakomeza, ngo bababwira ukuntu bakwiye kugundira kwizera, ngo ko tugomba guca mu mibabaro nyinshi kugira ngo tuzagere mu bwami bw'Imana. Ariko uwo ni umuntu wamaze gukizwa, wazuwe, wahawe umutima mushya, ufite ubugingo buhoraho n'ijuru atarikoreye. Umwe intumwa zita ngo uwera wo muri Efeso, uwera w'i Galatiya, uwera w'i Tesalonike. Murabyumva? So rero icyo Bibiliya igaragaza ko umuntu ahangana n'Imana. Niyo mpamvu gukizwa byitwa guhindukira we n'Imana mukifatanya. Wenda reka nongere nsome ikindi cyanditswe kimwe cyerekana uku kuri kuko umuntu abaye ahangana n'Imana. Ndetse hari igihe watekereza ngo Bibiliya abatizera gusoya n'abizera. Murebe ngo kuri no wa mbere igice cya 10 Paulo arimo avuga ku by'umudendezo wa Gikristo n'ukuntu umuntu twahoze tubyiga ubushize ko umudendezo wa Gikristo ni internal thing, nyine ni ikintu cy'imbere muri wowe mu mutima wawe. Ushobora kuba uri imbohe nta burenganzira na bumwe wiha, ukaba ari we muntu ufite uburenganzira bwa Gikristo buruta bw'abandi bose. Unywa inzoga, uwambara ngo yisize amarangi ukagira ngo ni za nyoni Imana yasize, twarekeye inyoni zigatwara amarangi yazo, usakuriza hejuru, mbese ngo we ngo afite uburenganzira bwa Gikristo. Wowe uyipfuka, utajya uvuga utanazwi, ugira amasoni, nkuko biri bivuga ngo abagore bambare bikwiza ngo bagire isoni birinda. Nta muntu n'umwe ukigisha abagore kugira isoni. Timoteyo 2:2 bagira isoni birinda, naho muri cana akagore akarerejo kandi atanabitekerezaho. Kubera iki? Uyu muco waratwafectinze, nyine waratufashura tujisha ku buryo buri kana kose muhuye ubaza umwana, uko uzabyara umwana mutoya akabwira ati abo nshoboye kurera, nkawe utiyoza uravuga ushoboye kurera, wese ubwawe wibeshejeho. Icyo nshaka kuvuga ni iki, isi nyine yaragiye abantu tuyigwamo, turijandika. Iyo rero dukijijwe dukwiye gutozwa n'uburyo umuntu yicara, tugatozwa n'uburyo dusubiza abantu. Murabyumva bavandimwe? Bibiliya ivuga ibintu mwabavandimwe mwe ku buryo nyine abantu benshi babaho mu bugome gusa bahangana n'Imana. Ivuga ku by'umudendezo, Paulo yaranditse aravuga, mwumve igice cya 10:22 cy'Abakorinto, yaravuze ngo mutibwira ko ngo mbese icyo mushaka no gutera umwami ishyari tumurusha amaboko. Icyo yabivugiraga ni iki? Yaramaze kubivuga avuga ko dufite uburenganzira, ariko yavuga ku byo gusanya kugenda ukavuga ngo nyina arize ndabizi ko nta mana yindi baho uretse imwe, ibyo batetse nye nzabirya kuko ndi umukristo naratsindishijwe na karande yamfata. Arangije aravuga ngo ibyo abapagani baterekeza babiterekeza abadayimoni batabitura Imana, nanjye sinshaka ko musangira n'abadayimoni. Nibishoboka ko munywera ku gikombe cy'umwami wacu kandi ngo munywere ku gikombe cy'abadayimoni. Mwibuke umuntu wese wizeye ukiguma mu idini y'ikinyoma, Bibiliya ivuga ko ziriya nyigisho bigisha zirabagabura ari inyigisho z'abadayimoni, yaba abadive, yaba abanjirikani, yaba abadeperi. Umuntu wese ukwigisha ko hari ikindi kintu cyagukiza akagisimbuza Kristo aba kwigisha inyigisho z'abadayimoni. Iyo ugumanye nawe rero uri mutera ishyari umwami. Noneho aranje aravuga ku murongo wa 21, nibishoboka ko munywera ku gikombe cy'umwami wacu kandi ngo munywere ku gikombe cy'abadayimoni. Nimushobora gusangira ibyo ku meza y'umwami wacu n'ibyo ku meza y'abadayimoni.
mbese icyo mushaka ni ugutera umwami ishyari tumurusha amaboko? Icyo mushaka ni ugutera umwami ishyari tumurusha amaboko? Ibi rero icyo navugaga, uku gutera ishyari umwami, uku kumutera umugongo, uku gusuzugura gukiranuka kwe, nyine ziri attributes ze zose, murabyumva bavandimwe, kubaho nk'aho hatabaho zose, iyo tugize imwe twirengagiza tuba tujya mu mitsi n'Imana, yaba uwizeye. Ndetse hano mu gice cya 11 cy'Abakorinto ba mbere tubona abantu Imana yica kandi barizeye, ngo iyo ducira urubanza n'umwami ngo tuba tujya ngo tudacirwaho urubanza rumwe n'urw'ab'isi. Yerekana kategori ebyiri. Aravuga mu gice cya 11, aravuga ngo umurongo wa 27, nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami. Umuntu wese uzabikora uko bidakwiriye azabyibwaho n'icyaha cyitwa gucumura ku maraso n'umubiri w'umwami. Nuko umuntu yinire yisuzume abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe, kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami. Ikibazo ni iki? Atitaye ku mubiri w'umwami abirira gucirwaho iteka. Ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi barwaragurika, abandi bapfuye basinziriye, ariko twakwisuzuma ntitwagirwaho urubanza. Nyamara iyo ducira urubanza n'umwami wacu, uwo umwami abereye iwabo, duhanirwa nawe kugira ngo tuzacirwaho iteka hamwe n'ab'isi. So n'uwizeye rero birashoboka ko yabaho akirana n'Imana. Mbega ukuntu rero dukwiye kuba maso tukamenya iki kintu, tukirinda chastisement, gukubitwa iboko n'umwami. Iki rero ni ikintu gikomeye. Waba utarizeye, waba warizeye, biratureba.